bazita lady flags eshatu ntabwo nkubaje nyinshi z'umusore kuri wowe ureba ukavuga ati wapi kabisa mutipe unanutse ubundi wari wayivuze umutipe nyine like hakunanuka ni ikosa kwagiye umuntu arya nibizi ntacyo mfataho rwose gusa iyo unanutse uri na muremure mo nyine uri igishongore aho twagendana nka data ariko uzi kwambara icyangwe cyo cyitaho wazivuze nabyumvishe ikintu mutipe nyine wigira umuntu wa cyane akiremereza nyine niba aje kugusura muri ghetto ariko nyine nama bimugiye gukora kwa kundi umuntu agusura nyine w'umushyitsi gutya agashaka kukumenyera agashaka no kumenyera n'abasanze mubyemere ako kantu rwose mpita nkuri crossinga hahandi ushobora no kumamagara singufate ushaka kunyandikira ntingusubize nkaguca amazi babyarangiye okay twagiye ibintu tukiri kuri izi mbuga nkoranyambaga yego nuwuhe mustari wemera ko yambara neza umuhungu cyangwa se wiboga ari kuri wowe muri uru ruganda rwose Christopher muneza kabisa neva ni muzima maye nka data ngubwo twagiye mu bakobwa ninde mukobwa muri uru ruganda wambara neza ukabikunda ngiye nkunda ukuntu Aline Sano yambara Aline Sano yes sir Aline Sano kabisa nice urebye ibiganiro byinshi bitari ibyawe ikiganiro ugeze kubona umuntu akavuga ibintu kumva biri mu bwenge bwinshi ni ikihe ukumva urabikunze nawe hari ikiganiro Mama Sava yigeze gukora ku Isimbi aravuga nyine ngo avuga gutera ko mbyibagiwe bombastic side eye ariko ikiganiro yakoreyeho cy'ubwenge kabisa kirimo amagambo y'ubwenge nagapostinze kuri stata ako kantu yavuze ngo ikizi ntago biri kuza neza gusa kirahari gusa karimo ubwenge bwinshi aha impamvu abyibagiwe ase ko ntaherukaga imihanda wakabyara urumva utari kundenganya gerageza wibuke yavuze ngo iki yaravuze ngo kira ko numva biri kwanga